Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe nshuti bakundwa mwese abakurikira ibi biganiro byacu bya Saveur Divine. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Ndashimiye Imana yaturinze mu cyumweru cyashize, ikaba yongeye kutugeza kuri uyu munsi. Izina ryayo nirishyirwe hejuru. Nshimiye Imana kandi kubw'uyu mwuka duhumeka. Buri munsi nkunda kubivuga ngo uko bwije uko bukeye kuri njyewe aba ari igitangaza. Umwanzi wacu Shitani ahora tugenza, ariko hakabaho n'uburinzi bw'Imana buba kuri twebwe. Uyu munsi rero umfashe dushima Imana kuba tugihumeka, iba yatwongereye amahirwe yo kuyivugira, yo kuyikorera, yo kuyihimbaza. Reka nukuri dushima Imana. Ndashima Yesu aho yadukuye, ndashimira Imana Data wa twese, kuko ijambo ritubwira yuko yatanze umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ndashimira Imana rero kubw'impano ikomeye yatanze ku isi yose. Muri iki gihe cyo y'impera z'umwaka benshi usanga bari kujya gushaka amakado bazatanga mu bihe bya Noheli n'Ubunani. Natwe turashima Imana Data wa twese, kuko hari kado yohereje, impano ikomeye, un cadeau très précieux yahaye ku isi yose. yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Dushima Imana mu gutangira iki cyumweru. Rero ndabashimiye mwese abadusengera, abashyigikiye uyu muhamagaro w'ivugabutumwa. Imana ibaha umugisha mwese. Imana iha umugisha kandi bene data bategura inyigisho bakazibagezaho, kugira ngo twese tugire kwaguka, tugire ubumenyi mu ijambo ry'Imana. Icyo nicyo mbifuriza, ko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ishimwe. Hanyuma mu gutangira iki cyumweru, ndagira ngo twifatishe ijambo tubona muri Zaburi 139. Ni ijambo Dawidi yanditse ashimira Imana uburyo yamuremye. Umurongo wa 14 aravuga ngo, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Haleluya. Ngo imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Hanyuma ku murongo wa 16 Dawidi aratura aravuga ngo, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Haleluya. Ngo mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Bakundwa,
ijambo ritubwiye yuko Imana iratuzi kuva turi insoro mu nda za ba mama. Haleluya. Ndashimira Imana yuko ituzi, ndashimira Imana yuko ngo izi n'umubare w'imisatsi iri ku mitwe yacu. Haleluya. Imana iratuzi, Imana iradukunda. Wowe unyumva umenye yuko ntabwo uri impanuka, uriho kubw'umugambi w'Imana. Imana yakuremye igira ngo uzabe uw'umumaro kuri iyi si. Ntabwo uri impanuka, Imana yaragukunze, Imana yarakwifuje maze irakurema. Kandi ijambo ritubwiye yuko ngo kuva tukiri mu nda za ba mama iminsi yacu yose yarizwi. Ndashima Imana rero kuko yaturemye idufitiye umugambi mwiza. Ndagira ngo twongere dutekereze, mbese tubayeho mu buryo bujyanye n'ubwo Imana yaturemeye? Mbese tubayeho mu buryo buhesha Imana icyubahiro? Imana idufashe kugira ngo tutazaca impande y'intego Imana yaturemeye, ahubwo duhore twitwararika tugendera mu bushake bw'Imana, tugendera mu byifuzo Imana yaturemeye. Imana ishimwe, kandi tujye duha agaciro uyu mwuka duhumeka. Nshuti zanjye, nibuka mu bihe bya Covid ukuntu abantu benshi bajyaga bakenera za bombone, des assistances respiratoires. Ubwo rero icyo gihe abantu barushijeho kubona akamaro k'uyu mwuka duhumeka. Uyu munsi iyo umuntu agiye yitegereje abantu bamwe, hari igihe nigeze kubona umuntu ari muri bisi afite akantu k'akabombone agendana kamufasha guhumeka. Ibyo byose bigatuma nongera gushima Imana kubw'uyu mwuka mpumeka, ntagombye kugendana bombone. Reka ni ukuri, niba nawe ubyumva kimwe nanjye, wongere ushima Imana kubw'uyu mwuka tugihumeka. Hashimwe Data wa twese wabanye natwe muri aya mezi yose ashize. Turi mu kwezi kwa nyuma k'umwaka, kandi turakomeza kwinginga Imana kugira ngo izabane natwe kurinda turangiza uyu mwaka wa 2024. Ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza imigisha yose tubona muri Kristo Yesu. Haleluya. Hanyuma rero mu kurangiza iki kiganiro, ndagira ngo mbahe ijambo tuzaganiraho muri iki cyumweru. Bene Data bazabaganira ku ijambo rivuga ngo mushake ubwami bw'ijuru. Tubanze dushake ubwami bw'ijuru, niko ijambo ry'Imana ridusaba. Turasoma amagambo tubona muri Matayo 6:31. Haraba handitse ngo, nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So wo mu ijuru ngo azi ko mubikwiriye byose. Umurongo wa 33 ari nawo tuzatindaho cyane, uravuga ngo, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe yuko nidushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, ibindi byose tuzabibona nk'inyongera. Reka rero tubanze dushake ubwami bw'ijuru, hanyuma ibindi Imana izabiduha nk'inyongera. Ndumva aya magambo ariyo Imana yari yanshyize ku mutima. Reka dusenge mu kurangiza. Data twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye cyane kubw'iki cyumweru dutangiye. Ndagushimiye kubwa buri wese wumvise iyi message.
ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe, Mwuka Wera azabane natwe mu byo tuzaganiriza ubwoko bwawe, maze ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru muri byose. Amen, amen.